welcome again kuri Beautifully Mommying Rwanda. You guys, nubwa gatatu nkanze record nshaka recording ino video. Nubwa gatatu like ubwa mbere natangiye mbangiye mu bindi amasaha yo kujya kuzana abana arangiranye, so turaza gusubira. Mwiriwe neza. Yes. Lapin. Le lapin en kinyarwanda c'est quoi? Lapin. Urukwavu. Urukwavu. Bravo! Good job! So guys, nkuko mubibona mvuye kuzana abana banjye bavuye muri garderie. Ubu ikigiye gukurikiraho nukoga nkabagaburira ubundi bakaryama, ubundi nkaza kugaruka gukomeza video nari natangiye. So yeah guys, turaza gusubira. Dites bye bye. Bye bye. À la prochaine. À la prochaine. Mwirirwe. Ubu ni saa 7:09 za nijoro. Ngomba gukora ino video nkararanyirangije. Ebana, nta bintu byo gusubika. The next day. Hey guys, mwiriwe neza. Ikaze nanone kuri Beautifully Mommying Rwanda. Nishimiye cyane kongera kubakira kuri ino YouTube channel. Nitwa Daniela, ni muri mushyashya hano. Ndi mama w'abana babiri ntuye muri Canada. Nahisemo gufungura ino YouTube channel kugira ngo mbasangize ubuzima tubayemo muri Canada, ubuzima abantu benshi bagera inaha bakabamo, butandukanye kenshi n'ibyo abantu bibwira yenda baba bari hanze y'igihugu. So mbere na mbere ndashaka kubanza gushimira cyane, like oh my goodness, mwarakoze cyane gusubscribinga, mwarakoze cyane gukomenta. Maze kubona abasubscriber 26 kuri video y'ubushize twara 8, so uyu munsi turi 26. Can you imagine? Turimo turakura ni mukine. So yeah, thank you so much guys gusubscribinga, gukomenta. Nagize commentaire nyinshi, nagize hari abantu benshi bari kubaza, bari kugenda babaza ibibazo. Ibyo byose ngomba kugenda mbireba nkabishakira information, nkaza nkabibasubiza. Rero muzihangare, ntimuzarambirwe, ntimuzandambirwe cyangwa murambirwe gutegereza, kubera yuko quand même ngomba aho kugira ngo mbazanire information ipfuye, nafata umwanya nkabyigaho, nkareba neza nimba kweri ari n'ikibazo nshaka gusubiza, cyangwa se nkareba neza nshaka information mukeneye kugira ngo nyibazanire isa neza. Rero nimubona nzanye izindi video zitajyanye n'ikibazo wabajije, ntuzagire ngo nibagiye ikibazo cyawe, ahubwo nuko mba nkifata umwanya wo kugira ngo mbanze nige neza kuri icyo kibazo, nzanye information ishyika. So mwarakoze mbere na mbere, mwarakoze gutangira commentaire zanyu zose ndazisoma, naho wabona ntinze gusubiza ariko ujye umenya yuko nazisomye. Ndazisoma kandi zikanshimisha, nkazishimira cyane. Mwarakoze rero cyane, Imana ibahe umugisha. Uyu munsi rero natinze ntanizimye mu magambo. Uyu munsi mbazaniye video yaturutse kuri commentaire umuntu umwe yansigiye kuri video navugaga kubijyanye n'utuzi two muri Canada. Iyi commentaire yanditswe na Monsieur Tarsis Ntawukuri Ryayo, niwe wanyohereje iyi commentaire avuga ati nzabahe ingero z'amasomo umuntu yagera n'ahangaha akaba yakwiga akahita ajya mu murimo atari utuzi tumwe tugoranye cyane twa manufacture, ahubwo kakaba ari nk'akazi kazima umuntu yakora akibeshaho. Rero mu rwego rwo gusubiza kuri iyo commentaire, mbere na mbere Tarsis warakoze cyane kuko iyi video ni kubgawe, warakoze kumiyide kandi nzi neza yuko hari abantu bizagenda bifasha, ari abari naha ari n'abari hanze, ntago wabura umuntu bifasha. Rero warakoze gutanga iki gitekerezo. Tudatinze reka tubijyemo, kubera ko hari secteur nyinshi z'utuzi z'imirimo. Nahisemo kuba nasubiza iyi commentaire ya Monsieur Tarsis Ntawukuri Ryayo, nahisemo kuyisubiza nyikatakase mu bice cyangwa mu byiciro. Nk'uyu munsi turavuga ku masomo wagera inahangaha ukigira kubasha gukora, ariko arebana na santé. Ubutaha tuzakora administration, ubundi twongere dukore ubwarimu, ubundi donc tuzagenda tubikata mu bice bitewe n'imyuga nzagenda mbona nshobora kubazaniramo exemple yo kuba wagera inahangaha ukiga ukahita ujya gukora, kandi kakaba ari akazi kakuriha neza kakubeshaho, donc katavunanye cyane nk'uko guhagarara muri manufacture byabivunanye. Ingero zose ngiye gutanga ni iz'umuntu ufite diplôme ishobora kuba ingana cyangwa iri hejuru ya diplôme d'études secondaires yo muri Canada, yemewe na Canada.
waba warayigiye muri Afrika waba warayigiye hano, ariko igomba kuba iri kuri niveau ya étude secondaire, ufite diplôme y'umuntu warangije secondaire muri make. So umwuga wa mbere nari mbazaniye ushobora kwigira igihe gito ukahita ujya mu kazi, ni umwuga wa préposé aux bénéficiaires. Préposé aux bénéficiaires niko kazi nkora officiellement. Ukora mu mazu y'abasaza cyangwa se ukaba wakora kwa muganga, ubushinzwe kwita ku murwayi cyangwa ku musaza ukorera. Nuko ngo nimba ukora mu nzu y'abasaza ushinzwe kwita ku musaza ukamufasha mu buzima bwa buri munsi, ikintu atabashije kwikorera akaba ari wowe ukimukorera. Ni ukuvuga ngo yaba ari ukurya, yaba ari ukwiyambika, yaba ari ukwiyoza, wita ku murwayi mu buryo buri physique. Nta miti utanga, ntago utera inshinge, nta kintu na kimwe gisa gutyo ukora. Wita ku mirire, ku myambarire, ku myogere, ku isuku, donc mu kujya mu masalle de bain, mu koza umurwayi, ibintu nk'ibyo nibyo ugenda witaho. Rero kugira ngo ukore kano kazi ka préposé aux bénéficiaires, ugomba gukora formation, ujya muri formation professionnelle. Ni formation ifata amezi 7 en général. Amezi 7 afunze uburangije ufite certificat yawe, ukaba wajya gusaba akazi mu nzu z'abasaza cyangwa kwa muganga. Umushahara utangiriraho na $18. Niwo mushahara de base iyo ukora muri leta. Iyo utangiye uko ushobora gukora muri leta cyangwa ugakora muri privé. Muri leta ubukorera gouvernement niyo kuriha. Muri privé ubukorera umuntu runaka wafunguye, tuvuge ushaka kugura inzu nkashyiramo abasaza nk'8, ngiye nkaguha akazi ukajya uza kwita kuri abo basaza. Rero ubwo icyo gihe wabukora muri privé. Boss wo muri privé niwe ugushyiriraho salaire utangiriraho, ariko nawe afite ahantu adashobora kujya munsi yaho. Ni $18 n'amasu 50 ku isaha. Iyo mvuga $18 cyangwa 19 ni ku isaha. Mwumve mbega ko salaire ari ku isaha, hano babara ku isaha ntago babara ku munsi cyangwa nonko ni ku isaha. Ubwo uwo ni umwuga wa mbere. Umwuga wa kabiri ni auxiliaire infirmière, ni nk'uwungirije umunurse. Auxiliaire infirmière akora akazi kenda gusa nk'akaba infirmière mu by'ukuri. Abashobora gutera urushinge, ashobora gutanga ibinini, ashobora gukora ikintu icyo ari cyo cyose umu infirmière akora, uretse ko hari ibintu bimwe na bimwe badashobora gukora batasabye uruhushya infirmière. Uyu mwuga usaba yuko wigira amezi 18. Ni ukuvuga ngo umwaka n'igice urabyiga ukahita uba auxiliaire infirmière, bakaguha certificat yawe yuko uri diplômé, urangije ushobora gukora nk'umu auxiliaire infirmière. D'ailleurs iyi formation nifuje kuyikora, ariko maze kuyitangira nahise ntwita umwana wa kabiri, muri make bita bipfiraho. Ariko kubera ko ntabwo ushobora kujya muri stage utwite, byo rwose utwite, nimba uje n'ahangaha utwite, yego ufite diplôme ya secondaire, ariko ntushobora kujya gukora préposé bénéficiaire, ntushobora gukora auxiliaire infirmière ngo bakure kujya muri stage utwite. Njya tukaniko byangendekeye, ariko hariho nzi yuko hariho ababihisha, uhisha ko utwite, ariko icyo gihe ugize ikibazo, umwana wawe mu nda akagira ikibazo, wabyirengera, ntago washyira ikosa ku muntu n'umwe. Bon, umushahara uheraho na $21 ku isaha, ukaba uzazamuka uko uguma muri ako kazi. Nyuma y'imyaka ukagenda uzamuka ukazagera ku $30 ku isaha. Auxiliaire infirmière rero nkuko mubyumva afite salaire nziza cyane, antuka kuri nge ndumva ari salaire nziza. Nimba ari ibintu ukunda, nimbo kuko gukora muri santé inahangaha bisaba ko ari umuhamagaro wawe, bisaba ko ufite kwihangana guhagije, kuko ushobora kubirambirwa vuba. Inama nabagira nuko ntimuzigere na rimwe nimba uruza muri Canada ntuzashaka akazi ahantu hagwa amafaranga gusa, kuko bizageraho ubivemo, bizageraho byange, bizageraho wumve ntago ari ibintu byawe, wumve se umuhamagaro wawe, kimwe nko mutuzi twari twose. Okay, ubundi mwuga wa gatatu nabazaniye ni infirmière. Kuba umu nurse inanga birahemba, bihemba neza, nakazi keza kari valorisant, nakazi keza cyane. Ngewe tukandabikunda, ni ibintu nakunze kuva kera. Kuba umu infirmière inahangaha bisaba iki? Urangiza secondaire yawe ukajya mu cyiciro twita CEGEP cyangwa se wakwita college, ugakoreramo imyaka 3, ukigamo imyaka 3. Wamara kurangiza iyo myaka yawe 3 ukahita utangira gukora nk'umu infirmière. Ni ibintu byihuta, imyaka 3 burya nubwo tuyibara ngo ni 3,
ariko ihita yiruka. Deja kuva iki cyorezo cyatangira, iki cyorezo kimaze imyaka 2. Urumva ko imyaka 2 yarirutse kabisa, ntago twayibonye itambuka. Rero nimba ukoresheje iyo myaka yawe 3 ukigira kuba ukajya muri college ukiga ukaba infirmière, uzabyishimira cyane numara kubona diplome yawe ya infirmière. Uzabyishimira ko ntushobora kubura akazi. Umushahara umu infirmière usanzwe atangiriraho na $28 ku isaha, ukaba wazamuka ukagera kuri 45 ku isaha. You guys, quand même kuva ku $28 kugeza kuri 45 ni amafaranga meza. Donc bari haneza ama infirmière. Nibyo gukora cyane, ukora buri munsi, donc urakora cyane, ariko kabisa mbona kuba umu infirmière ari amafaranga meza nimba ari ibintu wiyumvamo. Kandi iyo utangiye uyu mwuga wa infirmière, uba ushobora nyuma y'umwaka umwe deja uri muri soins infirmiers, uba ushobora gukora unaniga ugakora préposé, uyenda ukajya ukora nko muri weekend nimba ari ibintu wifuza. Nyuma y'imyaka 2 uba ushobora deja gutangira kwaplika no gusaba utuzi nka infirmière auxiliaire, cyangwa ikintu gisa nka infirmière auxiliaire, babyita bafite irindi zina babyita, ariko ubukora nk'umu infirmière auxiliaire. Nyuma y'imyaka 3 ukahita ukomerezaho ukaba infirmière. Urumva uba waragize experience deja nk'umu préposé, warakoze mu bitaro, uzi ukuntu système ikora n'iki, uba warakoze infirmière auxiliaire nimbo uri wagiye gushaka amakazi. Donc ugenda wakimira experience, kandi aho hantu watangiye ukora nka préposé ushobora kurangiza uhakora nka infirmière. Akenshi iyo watangiye ahantu nka préposé uri mu masomo, ushobora kurangiza ukahita waplika aho hantu nyine, bakahita bagufata kuko bakumenyereye, bamenyereye uko ukora bazi niba ukora neza, bakahita bakugumana nk'umu infirmière. Urumva ko kubona akazi nk'umu infirmière ntibigora habe na gato ariko uraplika juste ukabona akazi. Guys, kugira ngo mbe honnête, ndagira ngo mbabwire ko aya masomo afata concentration n'ubushake bihagije. Urumva rero ufite abana bishobora kukugoraho gato, ariko rero nimba nabishobora nawe wabishobora, ntibigukanke. Ubundi mwuga nari natekereje ni technicien en assistance en pharmacie. Sorry guys, mbivuze nabi, ni assistance technique en pharmacie. Ni umuntu wasista umu pharmacien. Nukuvuga ngo wowe ntabwo ushobora gukora prescription, ntabwo ushobora kubwira umurwayi ati genda ufate uyu muti n'uyu, ariko wowe icyo ukora ushobora gushyira imiti mu dukopo twayo, ushobora kujyana umukiriya kuri case ukamucisha kuri case akariha imiti aguze, ushobora kwakira umukiriya ugahamagara nk'umu pharmacien uri aho ngaho ukambwira ati mwe muretse gato wowe ukajya gushaka pharmacien, cyangwa se ukabanza kumva ikibazo cy'umukiriya, wowe ukajya kureba pharmacien ukamuzana akavugana n'umurwayi we. Hari ubundi mwuga nawo nari natekereje witwa assistance dentaire. Assistant dentaire ni umwe ujya yenda nko muri cabinet y'abadentiste, naho habamo akazi keza, donc kandi ubasha kubona akazi facilement. Assistance dentaire ushobora kwaplika ahantu henshi mu makabinet dentaire. Hano muri iki gihugu hari cabinet dentaire nk'igihumbi. Abantu benshi bakunda gukoresha amenyo yabo. Rero inaha ngaha ni wabura akazi uri umu assistant dentaire. Umu assistant dentaire icyo akora ni ukwakira umukiriya uje gukoresha amenyo ye cyangwa kuvuza amenyo ye, ukamwinstalla, ugakora amasoin ya base mbere yuko umudentiste aza gukora icyo agomba gukora mu menyo y'uwo muntu. Formation nayo imara hafi umwaka n'igice. Nizo exemple nari nabashije gushakisha cyangwa se numvaga niyumvamo kugira ngo nzenzi basangize umwuga cyangwa se nk'amasomo waza ukiga y'igihe gito cyane, ukaburarangije kandi ukabona akazi kazima gafite gahunda keza kazakubeshaho. Voilà, muri santé zarizo exemple nizo nabashije gutekereza, ariko nzi neza ko hari nyinshi cyane. Akenshi information irahari, surtout kuri ibi bintu bya internet. You guys, information irahari nyinshi cyane. Mbaye mbashimiye, ubutaha tuzaganira ku tuzi cyangwa se ku masomo y'igihe gitoya ushobora gukora ariko ajyanye na administration. Nyuma yaho tuzagenda dukora n'ibindi byiciro by'imirimo. Murakoze cyane rero kureba ino video, naho ubutaha mani barinde.